Ladies and gentlemen, mumeze mutemwiriwe neza nizerekaho muri impande zose zigize igihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba ndetse n'uburengerazuba mumeze neza n'umujyi wa Kigali twicayemo. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa umuhungu mukuru bamwita Empire. General Empire. Banzu dutema agapera tubone kuzamuka. Anje ndikutu mu bintu byago ibintu by'amakote sinjya mbikoza mu makode mubaniga nkora fasta nka rasta muri gangster ubiza arabiza utabiza zabaririza Ozy King Show paka last mizigo magastera gupapa bakome muhabe kinasiswa amavuta na Nyagasani nkasaza basaza basajwe na Nyagasozi muri injyana nzamutse ndikizigenza sineganya kujya down. Ntuteganya kujya down. Yes Mr. General Empire makuru kizi. Amakuru ni meza cyane. Turakwakiriye kuri Ozy King TV. Murakoze cyane. Muri content ya street talent. Urumva meze neza se? Ameze neza bya. Uri sanzu yes? Nk'umuraperi ndashaka ko ugira focus. Ikindi ukagira vibe. Nta muraperi w'idage ubaho. Abaraperi rimwe basazi ba mbere nzi mu buzima. Sibyo? Nshaka kubikora nk'umuraperi. OG. Umeze neza. Meze neza bya. Okay no batemo vibe no uyu muraperi kandi na acting yawe nyibone. Abahungu tuveho tujya ko ndimo ndasaka ben ndashaka cash to pull up ndimo ndasaka ben ndashaka cash to pull up hasizi hasuza tuzanye kwaso tuza gato nkwereke kwaso gato nkwereke geto tito kigute mu gato ndimo ndasaka ben ndashaka cash to pull. Ese waba warabuze aho ugira amategeko y'umuhanda no kwimenyereza gukora ibizamini online kubera akazi ukora? Igisubizo Action College yakikuzaniye. Urasura urubuga rwacu ari rwo www.actioncollege.rw ubundi ukiga amategeko y'umuhanda wanakoraho ibizamini inshuro nyinshi ukimenyereza gukora ikizamini online. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri screen. Action College, your success is a priority. Ndimo ndasaka ben ndashaka cash to pull up cyuzabona gukivunikira tuma respect kubera urumu sibakwanda vura mu beach na alcohol saving kubasire nk'ikiyabya bwenge nabimenye veshayiho nibwo namenye ko tupura ariyo ma vision ndimo ndashaka iyo mituku mu gahanga nkashashagirana nka millionaire. Urashaka imituku mu gahanga ugashashagirana nka millionaire. Ubwo no kuvuga imituku niza bitanu uri gushaka. Papa kipira kandi Imana izazigwe. Nose umeze neza? Meze neza bya dande. Uri muntu ki noneho ibwira abanyarwanda wabwira ati General Empire n'uyu nguyu unababwira urugendo kuko n'ubwa mbere twakiriye kuri Ozy King TV. Unavuge nyine urugendo kwa bamenye ukamenya Ozy King TV kugira ngo wumve waba interested kuza gutanga ikiganiro cyase kuza kugira icyo wababwira. Okay. Usanzwe ngewe njya nkunda kwivuga ati humble guy and excellent General Empire. Uburyo namenye Ozy King hari umuniga wamaye link arambwira ati iyi group yakira abana bafite impano kandi badafite uko bakigeza studio. Ndavuga ati okay noneho iyo link nayibonye ndi just school tu. Ndavuga ati reka nkoresha iyi boro izamfasha kuba nagera hejuru. Ndavuga ati reka nshakishe namba z'uwo muntu. Nibwo naje kuzishakisha sanga ni Ozy ari we wowe. Yes. Rero akenshi na kenshi nakundaga kukwandikira nyine akenshi nkunda ngo mbona uko twakommunicatingana. Ariko sinzi ukuntu byaje kugenda today. Mbona call yawe uramamagaye ati ufite time uze dukore. Wamamagaye just ndi home nari ngiye guteka. Wamamagaye nari ngiye gutekera abaniga bo mu rugo bandi. Noneho nyine nk'umuntu wari ubikeneye bya danje kuzahura noneho nawe. Wamamagaye umumeri nawe uhari nahise mvuga ati ndahigwa mayinite gute koko mamagare mere mubwiye ati mbonye umuntu ushaka kumpromotinga ame permission. Sinzi ukuntu rero n'umumeri yahise amamagara yaranyeneye. Ndavuga ati mama hari umuntu umamagaye ati duhure nashakaga permission yawe uwo muntu ashaka kumpromotinga. Niko rero byahise bigenda
akaba ariyo reason ndi hano. mere yabyakiriye atari yamaze kumva yuko hari umuntu mugiye guhura akagaragaza impano yawe ku bantu akayibereka akababwira ati ewana General ndi umuraperi, General Empire ndi umuhipapist, nyine ku buryo umuntu agiye kwerekana abantu mere wakabyumva. Icya mbere mere washyigikiye impano yawe? Mere arayishyigikiye. Aragushyigikiye? Ashaka ko ukora nyine ibintu by'ubuhanzi. Ntago bifata se nko kuvuga ngo umwana w'umuhanzi cyangwa se umwana ungana nawe kuba agiye mu buhanzi, agiye kunanirwa n'ishuri, agiye kuba ikirara, agiye kuba ikindi kintu. Ibyo ngibyo mbere nk'ibimubwiraho yabanje kubishidikanyaho, aravuga ati none se Empire, umuntu wese winjiye mu bintu by'ubuhanzi ahita ava mu ishuri, akenshi na kenshi babifata nk'uburara. Ariko nyine naje kubimwumvisha, aza kubyumva, abona ko ari byo bindimo, arabyakira. Ndamubwira ati Imana ntabwo bizaba uko ubitekereza, siko bizaba. Nzakora igishoboka cyose ubone ko atari byo, impano y'ubuhanzi ari ibindi nayo. Okay, none se ndashaka kwibaza, wambwiye ko uri umunyeshuri wiga mu kangahe? Ubu ngiye deuxième. Ugiye mu wa kabiri secondaire? Kuri umupeti bya hatari. I'm still young. Ufite imyaka ingahe? 15 years. What the fuck? Peti ni wese kushaka ubustari hakiri kare, ibintu koko bizakunda. Ikibazo urabona imyaka ugifite ni imyaka yo kurerwa, ni imyaka yo kuri kumwe na mere, ni imyaka yo kuri kumwe na vie, ni imyaka yo kuri kumwe n'abakuru bawe bakwereka inzira ikwiriye. Nibaza ngo numara kuba koko kugaragara, ukagaragaza ibintu byawe bikaba byiza, abantu bakabikunda, nibyagutera kwirara, bikaba byatuma amashuri cyangwa se amasomo uyacikiriza. Ibyo ngibyo njya mbitekerezaho, nyine mbavuga ati oya siko bizagenda. Nzakomeza nige, ndangize kaminuza university nyirangize, nta mbogamizi. Wumva uziga nk'ibiki? Njye numva nziga software engineering. Okay, ubu si uyu munsi amasomo uzi cyane nayahe? Just history, geography. Ayo niyo masomo ari hejuru cyane. Okay, rero ikintu nshaka kukubwira nanaguteramo courage, umuntu ushaka kuziga software engineering agomba kuba azi imibare, azi physique, ibyo bintu ugenda ube concentrated kuri ibyo. Kuko niba ushaka kuzaba software engineering, biragusaba ko ibyo bintu, kuko ni critical thinking yari abakoresha cyane. Bitandukanye no kuvuga ngo ndagenda menye history, menye geography. Okay, na geography ntago ari mbi, ariko nago kugira ngo uwo muntu ube mu developer biragusaba imibare, biragusaba nyine gutekereza cyane. Okay, ku kintu kijyanye n'imano rero ubundi kwibaza, uyu munsi nk'umwana uri mu wa kabiri, nizere ko ugiye mu wa gatatu. Ugiye mu wa kabiri? Okay, ndikwibaza ku mwana ugiye mu wa kabiri secondaire, nuramuka ugaragaye kuri televiziyo ukavuga ati ngiye uriya ni we ngiyeho, cyangwa se nyine abantu bakabona ko ari wowe nyine wa muririmbyi babonye kuri Ozeking TV, reka tubarike ibintu byawe ugize amahirwe bigakunda. Ikindi kwibaza bizagutera kwirara, bikaba numva byandekuraje, nkaba ndetse kubire kuri kiganiro cyawe. Oya, mcyemereye hano imbere ya TV, ntago bizanera kwirara. Kuko twebwe ntago turiho kugira ngo dutume abana bata inshingano bakwiriye zabo. Kuko umwana ikigero urimo ni ikigero cyo kurerwa, ni ikigero cyo gukurikiza terms and conditions za famille, no kuba wakiga kugira ngo ejo heza hawe hazabe heza koko waharaniye. None nkibaza ngo uyu munsi nujya kuri Spotlight, ukajya ku ishuri ejo bundi mufunguye mu kwa 9, abana bakaba barakubonye utwika. Ubu ngubu nuzahita uvuga ati ubwo nge ndi umudangere, na spectacle z'icyo ugatangira kuziyobora kwiga bikanga. Ntago ariko bizagenda. Okay, promise. Icyo mwifuzamo ni ikintu kinini, ntago nshaka kuzaba umuntu wa fake. Kandi man ibintu ikintu kivuna nicyo kivamo nyine ikintu cya danger. Rero urabona wanyandikiye inshuro nyinshi, nkagira nyine, ariko ntago nagigiraga yindi mpamvu, ahubwo numvaga kuko wanambwiye imyaka yawe na mbere, nkumva nyine ntago gusunika umwana ungana gutyo biragoye. Ariko natekereje avuga okay, why not, reka mereze uyu mwana amahirwe, ndebe koko ibyo avuga bishoboye. Ikindi ndebe ko rega n'umwana muto yaba umuntu wa danger cyane, waba umuntu wa danger, ahubwo uburyo witwara muri fame yawe nibyo bizatuma uba umuntu koko wa danger. Kandi kuba mere wawe yakwemerera ati genda, uze kubwira nino umubwira ati mere nanasezeranyije Oze ko ibintu nzakora ari by'indashikirwa, hanyuma ubundi ngenda mere tuzafatanya kandi ibintu bizakunda. Okay, none ku bafana bawe, ku bantu bagukunda, ku bantu bagiye kukubona, urabizeza iki? Ndabizeza kubahereza ibyiza gusa, kandi abizeza ko nazigera mbatengwa pe. Ibyo byo kuvuga ngo umuntu agera hejuru akirara,
ndabizeza ko bitazigera biba. Ibyo ni isezerano mbahaye. Okay, noneho banzo batema kandi kapera bumve n'imirongo ya ikindi uri umuraperi gusa cyangwa wanabasha kuririmba? Nabasha no kuririmba. Banzo turirimbire. Okay. Sinzatuma bakuntwara kunuri keza even nzanarwana love yanjye ifite power sinka yindi y'imihanda even if it's morning nzakwereka dola gusa nkeneye lolo sindi baba niga bitesha mutwe urwanjye ruratuje rugufitiye feelings nuzana dealing ningusaba your love don't say no kuko nkeneye lolo fera bakwibwirishamo bebe zakubwira ko nkunda nobody. Okay, hitudutamo naga hip hop. Akalap, tama karap. Yeah. Okay. Bikore abari baziko nazakora music ikagera kure giye kure igere kure iva mahuditeri nabwe mu yandi marevo ikinyarwanda cyanjye si kimesha cyenda kuba ndavuna hone nibajya bagaruza umwanzi mu kubitira are mu ruhame ake even stop that true nta miyaga. None se petit frère ubu ngiye kukubaza ikibazo mukanya numvisha uririmba ibintu by'urukundo akakanya muri secondaire ko mu wa mbere wimukiye wa kabiri akakanya usijya mu rukundo? Aya kugiye mu biki ko numvisha uririmba ibintu by'urukundo? Just yo nyine rifata nkandika imirongo nta bindi biri inyuma. Okay, noneho kubera ko ari ubwa mbere kandi urabona buranije ndashaka kurekura ugataha reka ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreze hano. Ariko noneho kubera ko ubonye ubwa mbere ubundi ikintu kigora no gutangira ubwo ubonye ubwa mbere ugeze hano ukabona bikoze genda wandika ibintu byiza cyane kurenza ibi. Genda wandika ibintu byiza cyane kurenza ibi. Genda wandika ibintu byiza cyane kurenza ibi. Ikindi nk'umuraperi wandike ku buzima. Wandike ubuzima, wandike ubuzima bw'imihanda, wandike ubuzima bw'amageto n'ubwo utayazi, wandike n'ubuzima bwa school. Ukora ibintu bya danje. Hanyuma undi uzahamagara umbwira ati oze umva ibi bintu. Hanyuma noneho nanjye mubwira ati reka nkwereke. Ibyo bintu binzanire nkwereke aho tubishyira. Sibyo? Okay, gira wish uhereza abantu bawe bagukunda. Ikindi unashimira ababyeyi kuko umubyeyi yaguhaye uyu mwanya. Nanjye umubyeyi wawe ndamudeservinga respect unambwira ati namukunze kandi nanabikunze. Yego. Appreciate for everyone who ari wowe uri murandeba TV. Ndamushimira bya danje nanone ngikomeza kubabwira ati continue supporting. Support me ndabishimiye bya danje. Okay, kandi urakoze cyane. Nawe urakoze cyane. Koresha imbuga nkoranyambaga. Ku mbuga nkoranyambaga witwa nde? General Empire. General Empire bundi warugamije iki? General Empire kuva ndiyanga numvaga nzaba umusirikare. Rero ako n'ubundi uracyari muto hanamu? Hari akantu k'akabogamizi kambayeho kandi numva ko batabyemera mu gisirikare. Byakugendeke n'ubuzima buri privé? N'ubuzima buri bya danje ntago biri private cyane. Naje kuvunika kandi ahantu navunitse nekeza ko bitashoboka. Igisirikare cy'u Rwanda gisigaye kiri professional papa. Humura igihe nikigera birashoboka kuzaba waramaze kuba muzima umeze neza ibintu bizakunda kandi amahirwe y'umuntu nicyo uzaba naho kijya papa ibintu bizaza kandi kipirap. Numaze iminsi uri kumva batubwira ngo nasereri uduhiga turamuhiga nasereri sufata. Igisirikare cy'u Rwanda kiri profession nugira ikibazo rwose ibintu bizaba neza. Ikindi ngusaba yuko niba ugiye ku ishuri ngiye kugira ngo nzongere kukwakira iyi ngiyi bifate nk'intego duhanye cyangwa se nka target duhanye. Sinitaye ku mwanya no tujya ugira sinitaye sinanabikubajije. Shaka ko nugaruka uzaza umbwira ngo byibuze mfite hejuru ya 75% muri class ndatsinda neza kugira ngo noneho tuzakora imvuga ati mfite umupeti byibuze twahuye ari muto ariko yamprofingiye ko ibintu bishoboka. Sibyo? Ubutaha uzankorera iki? Iyo nego. Okay brother man. Thank you. Ngaho mugora mwiza kandi Imana ikomeze guhumugisha. Murakoze cyane kuri Oze King nakagaruka. Ciao ciao.